tayari urugo njye nasigasiraga yuko rutasenyutse ndi mu kazi tayari rwagiye hanze we noneho agashaka ngaze ngo tubane mu kazi njyanze ahita atekereza ko ntagiye mu kazi ngo nashatse undi mugore ahita nyandikira mesaje zinshishura zirimo mama kuko yanyerye mesaje zinshishura zirimo mama aranuka hawe ngo nta mugabo urimo arambwira ngo ngendera urumva kandi tuzagwe ku gasi ndetse njyewe njye nasigasiye urugo rwanjye ndavuga ngo ntabwo nshaka gutangaza yuko urugo rwasenye naho ko njye nimugoroba uko navuze ngo ndi mu kazi nk'uko namwe n'indi babwira ntamwe ejo bundi ubwo yaragenda arambwira ngo warakoze kugenda wamfunguriye imiryango y'imigisha yanjye ubu nabonye umudiyasipora azaza kuntwara vuba umudiyasipora ubonetse mu cyumweru kimwe amavuta y'ubugeni ariko aracyana kugaragara ariko ubu hari amezi 2 mwari mwamara amezi 2 ntabwo arashira niyo mpamvu gifite isoni z'abageni nabanje nkubwira ko twabanje kuba inshuti bisanzwe yego byari bisanzwe ntazi ko nyine twagera ku rwego rwo kubana ariko byaje kurangira nyine ubwo nyine ambwiye ko yankunze mudamu wanjye bashatse kumumbuza we ntabwo bazi abantu bari hano hanze aha bagira ngo ngomeze mbe umusore nanjye sinzagira agaciro bazaga bakubwira bazana amagambo menshi cyane ugasanga barakubwiye ati n'ubundi uriya arimo arakubeshya aho ngaho noneho njyewe rero njye ngashingira yuko n'ubundi nta kintu na kimwe nari nifitiye nta n'icyo nigirira hari ukuntu umuntu yakira nk'amakuru ati uriya mugabo nta kintu azakumarira iki gutya so agukurikiyeho ibi n'ibi bavugaga mbese ibyo batazi bakaza bashaka gusenya urugendo rwa nyuma y'ubukwe ntabwo byanyoroheye mu cyumweru cya mbere nahuyemo n'ibisitaza birandemerera cyane urabona nari ndi umugeni ndi mu rugo mu cyumweru cya mbere ngira ngo cyari kitararangira hari nko ku munsi wa 4 n'atari wa 3 mbona mu rugo haje umuntu noneho nkaba mfite amakuru nyine ko ari umuhanuzi ari umutumishi nyine ayo makuru ari uyafite yego nari nafite atangira rero kunyinjirira mu buhanuzi avuga cyane ku rugo rwanjye aransenya birenze arambwira ati imana iravuze ngo nta rugo ruhari urugo rwawe nta ruhari mbese uru rugo si urwawe muri ku munsi wa 4 mukoze ubukwe yego nimba uzi yuko uyu mugabo ataguteye inda cyangwa se ujye kushaka teste witestinge umenye nimba nayo ufite nimba wumva utagenda aka kanya cyakoze inama nakugira ugenda ko kugira ngo uziyahure akajya yuzura umwuka akavuga indimi akambwira ati ivuze gutya none atambuka ati ndayamanitse ndagiye mbaho ikiganiro cyanyuma na nyuma mu buzima bwanjye batangarize noneho ngewe yuko urugo mwirirwamo muvuga buri munsi mbaho kuri kwa ubundi ni urwanjye ninjye warwiyubakiye ubundi baranjye yakoze ikiganiro bashyiramo amajwi yuko ngo hari umuntu natumye mu rugo ngo ajye kundebera yuko madamu ahari ibyo nyine n'ibindi ntazi ariko uwo natumye ngo andebere ni uko ntari ikivugana na madamu neza tutavuganaga aho nari naragiriye mu kazi rero nk'umuntu nyine wari umugiriye umutima ni umuntu navuga ati jya kundebera koko madamu yanyandikiye ambwira ko yagiye akundebera yuko koko yagiye agiye asanga ariyo arambwira ati rero kuko natuwe ngende wawe umudamu wawe ashobora kutemera yuko navuganye nawe yihangana nagufasha amajwi ningerayo ndayamwumvisha byumvikanisha yuko ariwo wunumye atari ngewe w'ibyaha ndamubwira ati ntacyo bitwaye ayo majwi uwo mutipe ibintu bya social media nta kintu abiziho nta n'ibyo azi natangajwe nuko ayo majwi yayamuhaye ubu tayari urugo njye nasigasiraga yuko rutasenyutse ndi mu kazi tayari rwagiye hanze
none se wabivuyemo koko burundu? urumva njyewe niba narashyigikiye ibintu reka tuvugishe ukuri. hari umunsi wowe wanyihamagariye bwa mbere umbwira ngo ufite audio ivuga ko nyine nataye urugo nahari. ntabwo ari njyewe wakwigira na nimugoroba ubwanjye yamamagaye abimbaza. uvuga ati rero njyewe mba mu kazi bamuhamagaye ndi mu kiganiro ariko biravuga yuko ngo wataye urugo. ndavuga ati njyewe mba mu kazi iby'urugo rwanjye ni mu byihorere. ariko natangajwe nuko abantu bagiye bampamagara bambwira atari amajwi harimo avuga ngo y'umuntu watumye ngo ajye kukurebera nimba madamu ahari koko uko yamutayemo nabi. none se umugore mwapfuye iki mu by'ukuri ubundi gituma mufata ikihe se ikihe ko njyewe nabonye akazi nubwo arimo ahakana ngo nagiye atabizi. icya mbere nta kazi yari afite nanjye nta kazi nari mfite aho twari twimukiye ni hashyashya nari niboneye akazi pakinga imyenda nk'ibisanzwe nk'umuntu ugiye mu kazi. ntabwo wibuka nkubwira ngo telefone iri ku isoko yari ukugira ngo mbone amatike mbone n'amafaranga yo gukodesha ngo nzajye mbona aho nzajya ngeze amahirwe ngezeyo usanga muri kampani batwubakiye utuzu tw'amabati tuzajya tubamo mpangana no gushaka amatera. ibyo bintu urabyibuka ngiye nkubwira ngo ndashaka umukiriya wa telefone bari bamamagaye mu kazi hutihuti ngenda ariho ngiye we noneho agashaka ngaze ngo tubaneyo mu kazi njyanze ahita atekereza ko ntagiye mu kazi ngo nashatse undi mugore ahita anyandikira mesaje zishishura zirimo mama kuko yanyereye mesaje zishishura zirimo mama aranuka hamwe ngo nta mugabo urimo arambwira ngo ngendera urumva kandi tuzagwe ku gafi uzayizi ngizi wowe nta n'uwakumva nta n'uwakwemera nta n'akakazi wabona ahubwo nk'ugira inama wagenda ukajya muri karyasi niho bakwemera ukaruhira abana bawe. ndaceceka ndabyihorera. ejo bundi ndwaye iki kibyimba ndamuhamagara ndamubwira ati ariko ubwo wanutse ukama mama ukanyandagaza ndarwaye ikibyimba ubaye wowe ufite amafaranga makeya wayama. ubwo ambwiye ko ntayafite ngo njye gushaka imiti nca kwa Brezil ndamwandikira arambwira ngo amanomero y'umugore wawe yashyireho niyo yashyiraho buke mutano ndamuhamagara arambaza ngo mbere y'uko mumwohereza amafaranga ubahere ndavuga ati ndi mu rugo bati rero mu mugore wawe mvugane nawe ati kuko mfite amakuru yuko mutaba mu rugo ndavuga ati yagiye guhaha naza ndamuguhereza mpamagara umugore ndabimubwira uko Brezil ambwiye naho kumbi umugore abibwiye Brezil kera yuko naba mu rugo Brezil abanyimye amafaranga gutyo. none se njye nasigasiye urugo rwanjye ndavuga ngo ntabwo nshaka gutangaza yuko urugo rwasenye naho kumbi njye nimugoroba uko navuze ngo ndi mu kazi nk'uko namwe n'indi babwira ntamwe we amakuru yatanze atandukanye n'ayo ngiye natangaje. ibintu birancanga ndamubwira ati ariko se kuko abijeje kugenda wishyira hanze utangaza yuko ko nagiye njyewe ubwanjye nabitangaza ubwo ugamije ikimenyero ngo ntabwo ngo rwakomeza ngo kugendera ku kinyoma ngo kandi ntiteguraga ngo nshaka amafaranga arashoboka njye mu rugo rwanjye none ngaho ho nyuma ajye iwabo se ndi nkuru isoho kuko twari twabaye nk'ababivugana twabihaye umurongo rero njyewe rero nshaka njye gukora ikiganiro gutangariza Abanyarwanda nkafata izi mesaje zose uburanje ejo bundi ubwo yaranyanditse arambwira ngo warakoze kugenda wamfunguriye imiryango y'imigisha yanjye ubu nabonye umudiyasipora azaza kuntwara vuba. umudiyasipora ubonetse mu cyumweru kimwe kari ibyo namwe mbabwira ngo umugore wanjye ni umusaza n'umuto umudiyasipora ubonetse mu cyumweru kimwe gusa abaho reka nkubwire n'ubundi yazaze afite n'isoni yo kubungiriza izina nta cyiza yigeze
yigeze akora nta n'icyo se nigeze mbona. Noneho sasa rero abantu ntibashaka banyita umusabyi, banyita inzongwere, banyita ingegera, banyita iki, ariko ubu ngubu nongeye gutangaza yuko nta rugo ibyo njyewe nicaraga wenda mvuga ngo ibiki n'ibiki nangaze naho none ahangaha, kuko nimba umuntu ngenzi nsigasiye yuko urugo rugo itigeze rusenyuka, ubwe akaba ari we uciye inyuma akikura amakuru ko rwasenyutse, uwo muntu arashaka kubaka, uwo muntu arashaka kubaka. Nta munsi n'uyu n'umwe, n'ejo twaravuganye, n'ejo bundi twaravuganye, n'uyu munsi twavuganye, na n'ejo twavuganye, na mu gitondo twavuganye. Mbese muherukana amaso ku maso ryari? Ntaragenda nyine ko umugore mwana urushako ruragwira kabisa, ruragwira to. Kuri kamera turi kumwe na Evangeliste Roger. Hariya ngo fata ifoto, hariya ngo fata poster. Fata poster. Fata poster. Ka kantu ka poster kaje gate? Kara kantu ka poster. Hari ukuntu umuntu aba amaze iminsi areba ibintu. Ukabona hari ukuntu abazimu bagufasheho poster. Ariko nanone wareba ukabona hari ukuntu Imana yaje gufata posteri nshyashya ku buzima bwawe. Uti nanjye reka mfate posteri twiragiza abazimu. Twiragiza abazimu. Nubu ikinyitegereza urabona ko mfite indi posteri. Irashwiragiza abadayimoni se? Cyane. Yaraca. Hari posteri abazimu badufasheho. Ariko igihe kirageze kugira ngo natwe dufate indi posteri Imana itanze ikanga abazimu. Yes. Ako nubu ndabona wicaye neza abazimu warabisha. Uyu mudayimoni waramukubise kabisa. Urebye nta kibazo. Hari ukuntu dayimoni umufata ukamukandagira. Hari akantu nkunda gukoresha, abantu ntibazabyumve nabi, ariko hari akantu nkunda gukoresha umudayimoni ukamufata ukamukandagira ukamuha nyina. Rero iyo dayimoni wamufatanye posteri areba ahantu aza kumenera akahabura, kuko Imana iba yaguteretse muri posteri yayo. Mu yandi magambo ndi mu ijambo muri iyi minsi rivuga ngo Imana igutereke muri posteri yayo. Kuko nigutereka muri posteri yayo nta muntu uri buguceho. Yego. Muri buguca leta yumva ikibazo cyawe. Imana nigutereka muri posteri yayo. Yes. Imana igutereke muri posteri yayo. Uzi umukobwa Imana yateretse muri posteri? Bigenda bite? Uzi ko abantu bose bamubenze. Uwa mbere acaho agahita abona bwa bwiza atigeze abona. Kandi Imana guteretse muri posteri bose bagarukira rimwe. Yehumva baragaruka, kandi Imana ihita igutoranyiriza umuntu ujyanye na posteri yawe. Ujyanye na posteri Imana yaguteretsemo. Bivuze iki rero? Niyo ubucuruzi bwa Imana yabushyize muri posteri, aka kantu Imana ni nyamibwa. Niyo ubucuruzi bwa Imana yabuteretse muri posteri, umva sinjye gukubijya. Nese uboyeho nago bireba. Nese ikinyamakuru cya Imana niyo yagiteretse muri posteri. Yes. Imana yagiteretse muri posteri. Ikintu cyose Imana yateretse muri posteri kirakunda. Ntago cyakwanga. Yego. Yes. Roger, Nyekarara. ngaho tubwira umuntu muri kumwe rero. Uyu muri kumubona? Hino ushaka umuhere hasi mu murebe. Uyu ni madamu. Dere hasi tumurebe cyane. Uyu ni madamu. Ni madamu Roger. Madamu Roger. Yes. Ngira ngo ukomeruka hano. Ndumva narabasezeranije ko nzamugarura. Kuzamutuza. Yes, nzamubazanira. None wamuzanye. None namuzanye. Muhe yivuge twumve kazi no kuvuga ariko. Murakoze. Yego. Ndabashuje mu izina rya Yesu, Imana y'umugisha. Amen. Amazina nitwa Niyonsenga Diane, ndi madamu Roger. Aba ndi kumva niba uri kongorera. Uracyari mu bugeni. Uracyari mu rwari. Ndasubiramo nta kibazo. Nari mbize ngo ndabasuje mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. Ndi madamu Roger. Yego. Nejejwe no kubana namwe. Murakoze. Amazina yawe ni ayahe bundi? Niyonsenga Diane. Niyonsenga Diane. Yego. Dia, amakuru rero.
amakuru ni meza. Mvuze nti uracyari mu rwari menya ariyo mpamvu uri kuvuga nyine nk'abageni. Oya. Amavuta y'ubugeni ariko aracyana kugaragara. Harije ubu hari amezi 2 mwari mwamara. Dia. Karame. Utavuga. Amezi 2 nagarashira. Nagarashira. Yo mpamvu gifite isoni z'abageni. Oya nta soni mfite. Nta soni ufite? Ndumva no kuvuga neza rwanze kuva mu kanwa. Oya kuvuga ndabizi. Ahubwo wenda nuko bwari ubwa mbere wenda ngeze hano sinzi. Ubugeni se bimeze bite? Bimeze neza. Wumva mumaze kumenyera urugo? Nta challenge urumva uratangira kugira? Ni gake ntago zabura. Ntago zabura. Ntacyo uraza kuzitubwiraho niba zihari. Unatubwire nyine abari inyuma bamenye uko nabo bagomba kwitwara. Roger, ngaho banza udusengera Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ishoboye, uri Imana ihebuje, uri Imana izahora ku ngoma. Njya mbivuga buri munsi ntago ibendera ryawe rizigera rimanurwa, ko byagenda uko ariko kose ibendera ryawe rizahora rizamuwe. Urakoze Mana. Tugiye kwinjira muri iki kiganiro, winjirane natwe, utangirane natwe kandi uze gusozanya natwe. Presence y'Umwuka wera idasanzwe itembe kuri twebwe, kandi buri muntu wese uri budukurikire aze gusubizwamo imbaraga mu izina rya Yesu. Urakoze ngo tugirire neza, imbaraga z'Umwuka wera zikomeze kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Roger, kuri wowe kwitwa umugabo uyu munsi wicaranye na madamu bisobanuye iki? Kubaho kwitwa umugabo kuri wowe. Kwitwa umugabo kuri njyewe nubwo utaramara iminsi myinshi ni igisobanuro gikomeye. Igisobanuro cya mbere kirimo icyambere wiswe umugabo, yego, hari inzego zimwe uvaho ugafata izindi. Iyo wiswe umugabo hari utuntu uhita utandukana natwo iyo ngiyi inyuma. Rimwe ni ubuki rya capati n'ibishyimbo. Kabiri uba ufite umuntu uri kukwitaho. Gatatu izina riba ryahindutse. Kane mbese niyo ugenda mu muhanda ugenda uvuga yuko uri umugabo, nuko ubonye wese ahita kubonamo isura y'abagabo yuko uri umugabo. Yes, ubu rero ni iby'agaciro ngiye gakomeye cyane ko kuba ku myaka yanjye ndi muri uyu mujyi, ndi hano hanze ndi umugabo. Ni ibintu byari bigoranye ariko mba umugabo. Rero ni iby'agaciro cyane gakomeye kuri njyewe no muri famiye y'iwacu kumva Roger yarabaye umugabo. Ni iby'agaciro. Yes, njye mbifata nk'ibintu bikomeye cyane. Yego. Kuko iyo wabaye umugabo ubu mfite nanjye ahantu runaka numirwa nk'umugabo, ntatumirwaga ndi umusore. Bivuze ngo iyo wabaye umugabo hari ibintu bimwe na bimwe bifunguka utabonaga. Yego, hari ibintu bifunguka. Hari ibyo ubona byatangiye gufunguka. Urebye inshuti z'abagabo zitaziboneka, famiye runaka zitakuvugishaga zikakuvugisha, kuko baba babonye ko wateye intambwe nk'iyabo. Bivuze ngo igifunguka cya mbere ni iyindi miryango yindi ibungaho cyangwa se mwunguka, ikaza hagati muri mwebwe utari warungutse uri umusore, bitewe n'uko wabaye umugabo ugahita wunguka iyo miryango. Kabiri ni ukuvuga ngo ubu ngubu wowe uburamutse ugize nka anniversaire ukadutumira, ubu ntabwo naza ndi njyenyine, ntaza na madamu. Wa muntu wayoboye ya anniversaire yawe cyangwa ngo se cya kirori cyawe, iyo avuze aravuga ngo reka twakire na couple ya Roger, nanjye nkahagurukana nande na madamu. Bivuze ngo kuba umugabo ni akandi gaciro gakomeye cyane. Ubu nta n'ikintu numva njyewe cyatuma ntaba umugabo. Uzikaho mbere umugabo ari abantu bangiriye icyizere, ariko
we icyizere cyarazamutse. nta makuru ufite wowe aho mbere umugabo wabyihoreye wa mugabo aho mbere uyu mugabo hari icyizere gifungutse, hari icyizere cyazamutse. yego kuko iyo wabaye umugabo erega ubonana n'abantu bakuvugisha bakakugisha inama donc bakanagutumira, ariko iyo ukiri umusore erega nta aderesi uba wakagize, iyo ukiri umusore nta aderesi uba wakagize. ariko ubu ngubu kuko nabaye umugabo ubu nagira n'ikintu runaka akanaza nkakubwira ati niziyo kamera ukayiniza kuko uba uzi neza yuko aho uri bunsange, ariko se ndi umusore se wansanga he? Kute ntari byanga bikunze urugo rwe ruri hariya ntari burusige musangaye. Yes, ndamusangaye. Address ubundi cyo bita address. Ubundi babaye umugabo uba wanagize base na address. Dufite abantu batadusura gato turi abasore ubu batangiye kudusura kuko babonye address. Yes. Ubu nanda kwaka ideni no kuri butike bakarigo bakarima bakugirira icyizere kuko mfite aderesi. Yego, wowe niki cyahindutse kuva aho ubereye umudamu uvuye mu bukobwa? Ni byinshi byahindutse. Cyambere izina riba ryahindutse. Ikindi no kugira umuryango. Iyo uri iwanyu nyine nkanjye nyiri mu rugo nari mfite aho mbarizwa mu rugo, ariko biraho nyine ariko nyine ubu ndi umugore ufite umugabo, mfite akandi gaciro ntari mfite mbere. Yego, numva rero impinduka cyane zahindutse kuri njye nuko nahinduriwe izina. Yego, ukiri umukobwa nta gaciro wari ufite? ubu gafite mu rugo, ariko hari igihe nyine hanze sinzi bibaho. Nose Diane, ndashaka utuganirize urugendo rwanyu rwo muri fiançailles. Muri fiançailles yanyu byari bimeze bite? Muri fiançailles yacu byari byiza. Yego, ntago nyine ndi gushaka kumenya aho mbajije nyine natangirira, sinsobanura neza. Ntago uri gusobanukirwa. Mbega ndashaka kugira ngo menye ubundi Roger basi wenda mwamenyanye mute, utangira uko mwamenyanye kugeza ku munsi w'ubukwe. Uko mwamenyanye ni inzira ndende. Inzira ndende. Twamenyanye duhuriye mu murimo w'Imana. Yego. Turamenyana bisanzwe, tuba inshuti bisanzwe. Yego, ariko buriya nyine hari ukuntu uhura n'umuntu ugasanga mwakundanye utabizi. Bikizana? Wenda ukamubona ukamukunda ariko utabivuga. Nawe akaba yagukunze nahita abikubwira, akabanza akarekaho abanze akumenye nawe umumenye. Yego. Niwe wabanje kumubwira ko umukunda? Oya. Niwe wakubanje? Umunsi wa mbere akubwira ko gukunda wabyakiriye gute? Nabyakiriye neza. Nabyakiriye neza. Yes, ariko nyine ngira ibyo mubaza. Ni nk'ibihe wamubajije kugira ngo natwe uze kudufasha? Yego, namubajije nyine intego y'urukundo rwe. Icyo nyine rugamije. Yego. Yes, ambwira ko nyine ashaka kuba umugabo, urukundo rwe ariho rugana. Numva nanjye ni muri iyo njyana nanjye ndimo muri uwo murongo. Numva nawe nicyo wifuza? Yego. Cyane ko nari nanamukunze. Nawe wari waramukunze ariko utarabimubwira? Kuki utigeze ubimubwira se ko wamukunze? Oya, ntabwo abakobwa tujya tubivuga. Umuco ntabwo mujya muvuga ko mwakunze?
nese ubwo ko wumva wari waramukunze ugatinya kubimubwira iyo atagera igihe ngo bimuzemo nawe agukunde wenda akabibwira undi ntibyari kuko babaza nabaga nizeye Imana. wigeze umusengera wenda ngo namubohoze ubwira Imana uti Imana uriya musore mungabize? Narasenze ariko nabanje nkubwira ko twabanje kuba inshuti bisanzwe. Yego, byari bisanzwe ntazi ko nyine twagera ku rwego rwo kubana. Dukomeza gusenga ariko byaje kurangira nyine ubwo nyine ambwiye ko yankunze. Tuva mu bucuti busanzwe twinjira mu rukundo. Yego, birangira nyine tubyinjiyemo gutyo. Murabana. Roger aratubwiye ati yari yaragukunze. Yigeze akubwira ko yari yaragukunze mbere yuko umubwira ijambo ryiza? Nta makuru yamenye ya? Ntabyo yigeze abwira. Nta makuru yamenye ya? Ntabyo ni ahubwo. Yewe. Ukomeze umumbarize ndumva ndi bumenye n'utundi twe. Nibazaga impamvu namubwiye ko mukunda nashidikanye naho yahise abyemera. Uzi ko byari byaramugiyemo kera. Washakaga kurushya? Ubundi abasore ngo bagira ingeso iyo umukobwa atabanje kukugora ntago nawe ubyemera ahari usa nkaho biciye amazi. Atari nibazaga impamvu atangoye naho kumbi byari byaramugezemo kera. Bura nuvuga ngo uko nabyinaga harani barasinga wowe ibyo byari byarakwicaye. Iyo wabyinaga we yaravugaga ati uriya musore ndamuhoza. Diane turamuvumbuye. Diane yivuyemo neza. Aha, kuba atarakugoye hari icyo byigeze bigutwara cyangwa ngo ubyibazeho cyane? Nta kintu na kimwe byantwaye, nta n'ikintu nabyibajijeho. Kuko iyo ngora nanjye byari gusa nk'ibimvunnye cyane mu mutwe. Kuko nkurikije umugambi nari mfite yazanamo ibyo kungora ntago byari kuko nabimubwiye nanjye ndi kubona ibimenyetso nka bitatu by'uko ari bubyumve kandi ari bubyakire. Ugasanga nagiye nko gusenga ukabona niba yazanye nk'amazi nkabona aho nicariye nkajya kubona nzaniye amazi. Ukabona nyine hari ukuntu nyine hari utuntu tw'utumenyetso. Ukabona hari utuntu tw'utumenyetso ukuntu. Ndavuga ati rero nanjye rero nta mpamvu reka nanjye mpite mba amaso mba ndarizotoye da. Yego. Dia mugitangira umushinga w'ubukwe nta byose Roger afite ibyo yatuganirije. Hari uko twaganiye mu kiganiro cy'ubushize mumaze kwinjira mu mushinga w'ubukwe cyangwa se umunsi akubwira ati ndifuza ko twinjira mu mushinga w'ubukwe, nta mbogamizi wigeze ugira cyangwa se impungenge cyangwa se ibintu by'ibicantege wigeze uhura nabyo? Yes, murakoze. Akibimbwira ko tugomba gutangiza umushinga w'ubukwe narabyishimiye kuko ngira ngo nta muntu utishimira ubukwe. Narabyishimiye numva ni byiza, ariko imbogamizi ndetse n'urucantege byo byabaye byinshi kuri njyewe. Yego, ariko nkomeza urugendo, ntabwo nigeze nsubira inyuma cyangwa ngo ncike intege bitewe n'icyo nari naravuganye n'Imana. Ibicantege wahuye nabyo ni ibihe? Sinzi niba ari ngombwa ko umuntu yabivuga. Kuko umuntu aba yarahuye na byinshi pe, byinshi. Ushobora kutubwira ibishobora gutuma ibyafasha abandi bantu? Yego, byanze bikunze urucantege ubundi rwatangiye kugaragara twerekana. Kuko iyo mutarashyira ubukwe bwanyu hanze ntago abantu baba babizi.
babimenya iyo byagiye hanze. Rero bikimara kujya hanze twerekanywe nibwo intambara zagiye zitangira guhaguruka, abantu benshi bakajya bazana amagambo nyine agiye atandukanye yo kuguca intege, uriya musore, ibintu byinshi byaje bivuga nyine ku mugabo wanjye. Bakubwiraga ngo iki? Aho niho nshaka. Bambwiye byinshi ariko bimwe byo by'ingenzi navuga, hari ukuntu umuntu yakira nk'amakuru ati uriya mugabo nta kintu azakumarira iki gutya, so agukurikiyeho ibi n'ibi, nta rukundo ntaki, amagambo akaba menshi. Bavuga ko hari ibyo agukurikiranyeho? Yego, ibyo njye numvaga bavuga, ariko ngiye kubera ko twari tuziranye ndetse twarafashe umurongo w'uburyo tugiye gutwara ibintu byacu, ntago nacitse intege. Biba byiza ko iyo wumvisha amagambo abantu bavuga, ubanza guha agaciro uwo wakundanye nawe, ntuha agaciro amagambo. Yes, ngewe rero numvishe byinshi ariko ntago byanciye intege. Nakomeje urugendo, ndavuga ati uko byagenda kose ngewe naramukunze kandi nawe yarankunze, nta kintu cyansubiza inyuma. Nkomeza urugendo kugeza na n'iyi saha. Ni ukuvuga ngo kuba wari waramukunze kandi ukizera ko nawe agukunda nibi byaguhaga imbaraga zo kudacika intege. Yego, ubundi urukundo nicyo kintu navuga kinesha ibintu byose. Yego, natekerezaga ko anzi kandi nanjye nkaba muzi, kuba tuziranye ari nacyo cyatumye twemerana. Yes, bikampa imbaraga. Ngo wari uzi uwo ari we nawe azi uwo uri we kabisa. Abantu ibyo bavugaga mbese ibyo batazi, bakaza bashaka gusenya ariko bagasanga ibyo bavuga ndabizi. Yego, simbiha agaciro. Yego, harimo akantu gakomeye ukavuga uti ngewe ibyo bavugaga ntago nabihaga agaciro. Icyangombwa cyari uko mukunda kandi nkaba nizeye ko nawe ankunda. Roger, ntabigeze bashaka kubuza umugore wawe? Mudamu wanjye bashatse kumumbuza we ntago baza abantu barayano hanze aha. Bagira ngo ngomeze mbe umusore nanjye sinzagira agaciro. Bazaga bakubwira bazana amagambo menshi cyane, ugasanga barakubwiye ati n'ubundi uriya aramara kubeshya aho ngaho. Noneho ngewe rero nge ngashingira yuko n'ubundi nta kintu na kimwe nari nifitiye, nta n'icyo nigirira. Nkavuga ati n'ubundi kuba naramubwiye umushinga w'ubukwe akabyemera, atarebeye no kuri iki n'iki, icyo bambwira icyo ari cyo cyose, ndetse ngo urabona ngo Roger ngo uragira ngo kuba uri umukene ngo ugire ushaka ngo n'undi nawe ngo ugaragara ngo ukundi ngo ibyo bintu bizubakika. Hakaza abantu benshi baba bavuga amagambo batari meza, ariko bari abazimu bo kugira ngo bandwanye ngo nabo umugabo. Bari abadayimoni, bari abazimu. Yego. Roger, kuva aho mukoreye ubukwe ni nta rucantege rwo ruhari? Aho ubukwe bwabereye ngira ngo ahari kuva ubwo duheruka gukora akira kiganiro cy'ubwaherutse, ndumva narabaye nk'ukavugamo gatoya, ariko ubu byararangiye. Urucantege rwaraje ruraboneka, ariko urucantege rwinshi rwazaga ku mudamu. Ntabwo rwazaga kuri njyewe, ahubwo nkasanga hari ibicanantege byinshi byamugezeho, ariko hakambwira, ariko nkumva nyine ntabarwanya umuntu kugira ngo atagira hagera. Nawe nanamushimira ko yagiye yihangana aho byari bikomeye, kuko njyango urabizi ko
byabaye ngo ngombwa yuko nyuma y'ubukwe nta n'iminsi itatu irashira nta n'icyo urabizi ko njye nta kwarama nigeze nk'abandi bageni bose ntabwo ubuzima twakoze ubukwe umuntu arimo bwatumye umuntu yarama ngira ngo amambe nicaye hano nakubwiye ngo niyo ndebye gutya no mu nzira bisanzwe ubona ukabona ndi umukiri hari ukuntu Imana igenda ikagusiga ikakunogereza mbese ikaguhindura nk'umunyacyubahiro bigukubita yegetseho ikaguhonderamo hagati ku buryo ifoto bwatemereza nka 2 akumva rwose akumva ntibishoboka akumva ntabwo bishoboka ariko burya Imana nidanje mwana kireka tubwire kuri urwo rucantege rwo mu rugo rwatangiye rute wabyakiriye gute kurumva ukiri umukobwa ufite uko wabyihanganiye noneho urucantege ruje rero no mumaze no kugera mu rugo byo wabyakiriye gute byarankomereye pe hari ibiza noneho bikakurenga rero iyo satani abona yuko uri umuntu uzi kwihangana ugerageza agushakira noneho ikikurangiza kavuga ati noneho wariyemeye ngo urihangana ariko uyu munsi bwo ntabwo uri buncike yego rero urumva urugendo rwa nyuma y'ubukwe ntabwo byanyoroheye mu cyumweru cya mbere nahuyemo n'ibisitaza birandemerera cyane birandemerera pe ariko hamwe no gusenga Imana igenda ibirangiza n'Imana itanga ubwenge yego nuko nose yego komeza cyo ngiye kuvuga ngira ngo aherutse hano ababwira nyine ibyabaye mu rugo ari nayo mpamvu hari naje wenda abantu bari bakeneye no kumbona kugira ngo bumve wenda mbibibwirire sinzi yego ntabwo biba byoroshye muri iyi minsi ni ukuba amaso no kugira ubwenge cyane satani yagabye ibitero mu ngo kandi akoresheje abo mu nzu y'Imana rero biragatsindwa kubona umuntu w'umukozi w'Imana wiyita iryo zina kuko benshi niko biyita ashobora kuba yafata ibintu byubatse akabisenya yitwaje izina ry'Imana rero wenda ushobora no guhura n'ibindi bisitaza nk'ibyo nahuye nabyo mbere y'ubukwe ukabyihangana ariko noneho ibiza bivuga mu izina ry'Imana rwose kubyo udafite mwuka w'Imana n'ukuri biragoye kutaba wanabiha agaciro ni Imana gusa yabigushoboza tubwire uko byaje ibyo bicantege rero ibyo byaje biri simusiga ubundi byagenze gute nawe utwihera amakuru nyayo yimvaho nk'umuntu wari wibereye kuri tele ukuntu byagenze urabona nari ndi umugeni ndi mu rugo mu cyumweru cya mbere ngira ngo cyari kitararangira kimwe cya mbere kitarashira hari nko ku munsi wa 4 n'atari wa 3 wa 4 mbona mu rugo haje umuntu ariko uwo muntu nkaba nari nsanzwe mubona naramubonye no mu bukwe bwacu yabutashye nkagira n'inshuti y'umuryango yego noneho nkaba mfite amakuru nyine ko ari umuhanuzi ari umutumishi nyine ayo makuru wari uyafite yego nari nafite naramubonye mu bukwe mbona bishyushyemo byatara ari umuntu udushyigikiye cyane yes noneho rero nza mbona aje mu rugo kusura bisanzwe icyo gihe asanze umugabo ntawe uhari asanga ni njye mari ndamwakira turaganira arangije atangira rero kunyinjirira mu buhanuzi yego njye ntabwo ndi umuhanuzi
rero ibintu by'ubuhanuzi iyo umuntu aje akubwira ngo Imana ivuze gutya ugiramo ubwoba. Njye ntinya abahanuzi, ndabakunda ariko ndanabatinya. Iyo uvuze ngo Imana iravuze gutya ntangira ubwoba. Yaje rero avuga ibyo Imana imubwiye kuri njyewe, avuga cyane ku rugo rwanjye, aransenya birenze. Arambwira ati Imana iravuze ngo nta rugo ruhari, urugo rwawe nta ruhari, mbese uru rugo si urwawe. muri ku munsi wa 4 mukoze ubukwe? Yego. Sinkubeshye rwose, reka nkubwize ukuri ndi imbere ya kamera. Narangiritse numva ndarangiye. Abarira nimba uzi yuko uyu mugabo ataguteye inda, cyangwa se ujye kushaka teste witestinge umenye nimba nayifite. Nimba wumva utagenda aka kanya, cyakoze inama nakugira ugende, aho kugira ngo uziyahure. Urumva? Ugende ngo uve mu rugo. Ari umuhanuzi ubikubwira? Uve mu rugo kuko uru rugo ni urw'umuruho, ntabwo uzarubamo, ubwo ugiye kongera uruhe bundi bushya. Uyu mugabo azakurushya rero, kugira ngo uzaruha n'umwana we. Genda. Ndagenda bati se Mana yanjye ibintu mbyitwaremo. Nabuze imbaraga zo kwihangana, rumva mera nk'umusazi muri njye, numva byarangiye. Ndabati Mana koko waramemukiye bene aka kagenda, mbwira Imana nuko wamemukiye utuma nza gushaka urugo rutari urwanjye rumeze gutya. Ese ni wowe ubivuze? Biranyobera. Akajya yuzura umwuka, akavuga indimi, akambwira ati ivuze gutya. None atambuka ati ndayamanitse ndagiye. Wumvaga neza warusohokamo ugiye kurusohokamo ukagenda? Ni ukuri nawe ari wowe pe, uzi uburemere byari bifite. Ati Mana ndagiye, niba ari uko uyu mugabo ameze te n'ibintu yari ari kumumbwira, ndagiye ntanansanga. Ati nihanganiye byinshi, ibyo sinabishobora. Numva ndarangiye rero, byarakomeye pe. Arangije aragenda. Ubwo ikintu cyanamujyanye, ngira ngo kuri we yumvaga ashaka ko tuhavira rimwe. Yashaka ko aha bwose agenda nawe wagiye. Ikintu cyatumye agenda mbere agasiga mbwiye ati ubitekerezeho ibintu nakubwiye, kandi ntuze kubimubwira. Ikintu cyanteye kugira amakenga nuko yavuze ngo ntubimubwire. Ubwo rero umugabo yahise ampamagara kuri telefone muri ako kanya. Yumva ko wenda agiye nko kuza ngo atamusanga, ahita ko agenda. Aragenda ati atwaye nimero zanjye, ati nzajya nkuvugisha ariko ubitekerezeho ubishyire mu bikorwa, wiyarure hakiri kare. Nasigaye mu rugo ntazi yondi. Nibaza ndakora iki, nta kibuze ndi kwa ndajyahe mbega. Ndi gupima ikirere ndagiye iwacu, ndababwira ko mu minsi ngaye bigenze. Ari iki gitumye nsenya? Umva byarancanze sinjyeho ngo nkubeshye. Cyakora nkajya numva muri njye harimo imyanzuro. Umva umutima umwambwira ngo genda, undi mutima ukambwira atako se urajya he, watuje ukabibwira umugabo uko bimeze, wenda ukamubaza. Nuko hahandi nyine yasanze ndi muri ibyo, ariko gahunda ari iyo kugenda. Uti yaraje asanga gahunda ari ukugenda. Akiza rero wamwakiriye gute, wabimubwiye mu buhe buryo? Akiza ntago nabonye imbaraga zo kubyitwaramo neza, kubera ko numvaga ntameze neza.
kubera ibintu bari bamubwiyeho numvaga ari byo ati imana imuvugeho ibintu nk'ibi kandi nawe ngo ari umukozi w'imana ubu nibyo ntabwo namwakiriye neza cyane ariko yambajije uko byagenze n'umutima utuje numva rero nanjye ntangiye gutuza ndamubwiza ukuri mubwira byose ku murongo uko byagenze yes aranyumva nuko afatanya n'abandi baturanye baramfasha njya ku murongo numva ndatuje muri njye numva kugenda bita birangirira wumva ko ugiye kwahukana utaramara n'icyumweru ukatura uguta imana yavuze ko atari urwanjye reka nkubwire kwihangana ndabigira pe ndabishobora ariko ibintu byaje kuri uwo munsi hari ibyo nkubwiye n'ibyo nakubwiye ibyo nakubwiye n'ibyo biremereye rero byandushije imbaraga koko nakumva ko ari imana ibivuze nkahita numva ntabwo urugo ari urwanjye koko none se uwo muntu uvuze ko ari umuntu wamenye wanatashye ubukwe bwanyu mbega wabonaga isura uyizi n'ubwo wenda mutari mufitanye umubano urenze nyuma yaho mwigeze mwongera guhura cyangwa muvugane wenda yaba yarigeze guhamagara nyuma yaho yarampamagaye amaze kumenya ko umugabo yabimenye ambwira amagambo akomeye ntabwo yampamagaye yanyandikiye kuri WhatsApp voice note ambwira amagambo mabi arenze mabi akomeye ubwo yakubwiraga ngo iki ni ukuntuka nyine ko wabibwiye umugabo ukuntuka ati nkugire inama nkubwire gutya uhindukire ubwire umugabo wawe ujye kunsebya so ahindukira we akora avuga noneho ibyo njye ntanavuze kubera umujinya byose abinkiraho antukara amba antega iminsi antega imitego umva yayindi ikomeye ntuzagera hano umva byinshi dutangira avuze uti njye sindi umuhanuzi uyu munsi wagize reka mvuge ngo wagize ibyago byo guhura n'umuhanuzi mubi uko njye niko ngiye kumwita kuko niba umuntu mwarasezeranye imana irahire mwasenze umuntu akaza kukubwira nyuma y'iminsi ine ku rugo atari urwawe nibura atarabikubwiye mbere ngo abiguhanurire mbere y'ubukwe njye ntabwo iyo mana sinjya nyemera sinjya nyemera imana isenya urugo uyu munsi abahanuzi urimo kubakira gute yego ese ntabwo byaba byaratumye wenda wanga abahanuzi njyewe ibyo bintu bikimara kumbaho nkimara kumva ngiye ku murongo urugo rwanjye mbona hari kuzamo amahoro cyane ko njye nta n'ikibazo nari mfitanye n'umugabo pe nta na kimwe usibye ibyo byaje bikivangamo yego nahise njye nanga abahanuzi sinkubeshye ndi imbere ya kamera ndabanga n'umugabo wanjye ni umuhanuzi ntago ndi kumubeshyera naranabimubwiye ndababwira nti ndabanze ntuwitwa ko ahanura wese ntazangera imbere ambwira ubusa numva bose mbatwaye gutyo ndabati abahanuzi koko umuntu avuga ngo imana yavuze itavuze numva ndabanze handi nagize nkumva nanze no kujya gusenga ati nimba nzajya gusenga ngahura n'umuhanuzi akamanurira nsenya ambwira ngo urugo si urwanjye sinzasubirayo ruzasenyuke ntagiye gusenga atari umuhanuzi ubigizemo uruhare cyangwa ntabyumvishe mu rusengero numva ndabizinutswe ndamubwira ntujye ugenda usenge njye sinzasubirayo mbifata gutyo ariko umutima ukajya umbwira ati ntago ari bose nkajya nicara nkitekerezaho numva byanteye igikomere gikomeye nkumva umuhanuzi wese si imana imuvugisha niko njye nahise mbifata noti nimba umuntu abasha gutitira akuzura umwuka akavuga ngo indimi imana iravuze ikintu kitari cyo nahise bose mbatakariza icyizere ngewe ariko uko iminsi yagiye ishira byagiye bimvamo ndavuga ati
namenyanye n'umugabo nsenga kandi urugo nararusengeye ntago nigeze numva Imana imbwira ngo si urwawe usibye ibi byari bijemo ndavuga nti nta mpamvu yo gucika intege ngiye gusa ngiye gusenga ku giti cyanjye niyo ndasengera urugo rwanjye ntago nzongera kubakira ku buhanuzi niwo mwanzuro nafashe uyu munsi hari umuntu ushobora kuba yaragize ikibazo kimeze nk'icyawe ushobora kuba yarahuye n'abo bahanuzi babi bakaba banamusenyera urugo wamugira ihe nama? inama namugira, inama nagira uyu muntu wahuye n'ikibazo nk'iki cyanjye, njyewe ntago rwasenyutse ariko habuze gato. Ni Imana yahabaye kubera ko uru rugo yari rufite mu mugambi wayo mbere y'uko runabaho, niyo yahabaye. Rero umuntu wagize iki kibazo bikaba byaranamubayeho we rugasenyuka, akaba atari kumwe n'uwo bashakanye, icya mbere ni ukumwihanganisha, ariko nkamugira inama yo gusenga Imana ku giti cye, ntazongere kubakira ku buhanuzi, kandi n'uwo bitarabaho ntakongere kumva ibyo umuntu wese amubwira ngo Imana ivuze gutya. Oya, ntago abantu bose bari kuzura umwuka bari kuzura uw'Imana. Simbizi ntagonge mpanura, ariko mpuye nabyo. Umuntu waho yarahuye nabyo yihanganira icyo gikomere cyamubayeho, ariko ntazagira ikintu ashinze Imana ngo ni Imana yamusenyeye urugo. Imana ntago isenya urugo rw'umuntu. Oya, ntago ijya Imana igisenya. Imana ahubwo irubaka, ahubwo ni Satani. Uwahuye nabyo yakihangana, ariko yazangira kugirirwa amahirwe ya kabiri, ntazongere kugendera muri ibi bintu ngo yumve ngo umuntu aramubwiye ngo gutya. Gendana n'uwo mwashakanye, umurongo wawe n'uwe bigendanye, wumve iby'ukuri akwibwiriye. Niba umugabo wawe akubwiye ngo ibi gutya na gutya, bari byo wemera, iby'undi uvuye hanze ntubyemere. N'umugore nuko ukwiye kwemera iby'uwo muri kumwe, ibyo uturutse ahandi wapi, uwo ngo arashaka gusenyera, nta cyiza kwifuriza. Yego. Rege, wowe inama wagira abantu bashobora kuba barahuye n'ibintu nk'ibyo ngibyo ni iyihe? Cyane ko uri umuhanuzi, sinzi niba uraza kutubwira ngo banga abahanuzi. Bundi nama nabagira inama imwe gusa. Nago Bibiliya iratubwira ngo mu minsi ya nyuma hazaza abantu benshi bazaba bari kwiyitirira izina ry'Imana. Bibiliya ikomeza igenda ivuga ngo mbese tuzabamenyera he? Iravuga ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Hanyuma rero imbuto zabo, inama nabagira aba bantu, umuntu ashobora kuza kuguhanurira ariko ntushyire mu bikorwa ibyo yaguhanuriye, kuko nawe uri kumva ko ari ibisenya. Igihe kimwe twari turimo dusenga, umuntu umwe yari yadusuye muri groupe, araza, ikirere cy'amandiko kiramanuka, hanyuma twebwe ntitwacyandika bitewe n'uko amateraniro yari apanze, dukuriye twumva nta nubwo ari ngombwa, umuntu arayareka. We rero ahita agenda ashitura ahantu ikayi n'ikaramu, araza arayandika, turamwihorera, ayandika tuyafata. Hanyuma rero birangiye, ubwo turayafata, hanyuma turagenda turayajugunya. Rero inama mbagiriye ni iyi ngiyi: ikintu wumva kitari muri gahunda y'Imana, ashobora kuza akakuvugisha ukamutega amatwi, ariko n'Imana ivugana nawe urabyumva.
imana nyamana, imana nyakuri, imana idutabaye, imana iminduye umugabo, imana imaye agaciro, imana imaye uburenganzira, imana ingiriye icyizere, iyiri imivuga ndabyumva. Nawe rero ndagira ngo niyo waba utari umuhanuzi ariko iyo uvuga imana urabyumva. Rero nta kindi cyari gishoboye madamu, nuko urumva uwo muntu dusa nkaho anzi na mbere hose se dusengana i Karumeli, uza gukamera burya yabaga hari. Rero yagiye aha madamu utuntu twinshi tumwe na tumwe akumva nitwo, utundi akumva nagaritwo. Ariko byo umuntu ashobora kuza akakubwira ibintu ukamutega amatwi, yamara kugenda ugafata ukajugunya hariya. Nta kindi cyatumye afata madamu ngo amubwire nabi, nuko yabonye ko ibyo yamubwiye atabishyize mu bikorwa. Rero nshuti yanjye, rero birashoboka yuko hari bizakugezeho, wikwisenyera kandi winahagarika umuntu waza kwanzaga guhanurire. Iyo ibintu ari bizima urabyumva, iyo ibintu bifite umurongo urabyumva, niyo Imana iri kuvugana nawe urabyumva. Sibyo? Yego. Ijambo ry'Imana tubwira ngo umunsi mukuru wa Pentekote usohoye, benshi bigeze bumvishije ikiriri cyinshi cy'umuriro muri wo, umuriro uratangira ubakamo. Ijambo nanga bitari kera abakobwa batanu bapfu n'abandi 5 b'abanyabwenge, ubwo bose hamwe n'10. Umukwe agiye kuza, hari ikiriri cyabanje kiraza, abanyabwenge bakangukana amatabazo. So kuvuga ko bari bari kumwe nabo, bari bicaranye n'abaho ngaho. Ni ukuvuga ngo abo bahanuzi b'ibinyoma, nanjye ndi umuhanuzi kameme. Ejo isaha ku isaha wanafata na nomero zanjye kuko ivoda bayazishyizeho. Nzaguhanurira rwose numamagara, tuzasenga Imana n'imikirere cyawe ngo uhanurire. Ariko nitakima ntago nzaguhanurira, nzakubwira ngo nta kintu kuko ntago nyemvuga Imana itavuze, mvuga ari uko Imana ivuze. Nsoma Bibiliya papa, nzi ibihano bizahabwa abantu bavuga Imana itavuze. Yego. Nzi ibihano bizahabwa abateka mutwe. Nta muntu nje gusenya ahangaha, ariko dusoma Bibiliya. Ariko iyo Imana ivugana nawe urabyumva, uhita uba fiye. Rero hari ikiriri cyiza muri wowe ukumva ko Imana irimo iravugana nawe. Yego. Kandi ntago Imana isenya. Imana irubaka, ntago isenya. Yes, ntago Imana isenya, Imana irubaka. Kandi Imana ikora mu bumana bwayo nk'Imana, igashira ibintu ku murongo byose bikagenda neza. Nicyo kivuga Bibiliya itubwira ngo nicyo gituma umukobwa asiga se na nyina agasanga uwo bagiye kubana. Yego. None Imana ntago ibireba, nese base ntago iba yumva. Iteka ryose nubona ikintu cyakozwe ukabona cyabaye, ibindi byose niba ari n'ikimana ikubwiye nushaka ubikihoreye, kuko biba byabaye. Ahubwo utiteranya, byihorere. Ejo bundi ubwo meruka gukora iki kiganiro, ubwo duheruka gukora cya kindi, hari umuntu umwe wateye komenti, niba yaravuze ngari kabuga, aravuga ngo uko urwo rwawe rwari rugiye gusenyuka, urwanjye ni nako rwasenyutse. Ngiye maze imyaka niba ari 3 niba ari 4 ngo rusenyutse, kandi yarabyayemo ni 6. Sinzi niba amakomenti ugiye yasoma ngo urebe. Urumva abivamo, yarabyayemo 6. Yes, haruvamo. Umugore baramubwira turiya mwana ntago ari uwawe, nako uriya umugabo ntago ari uwawe. Umugabo doragwaga haguca inyuma, umugore arazinga aragenda da. Rero urumva hano hanze birahari, ariko hari nje kukubwira ngo niba Imana irimo ivugana nawe urabyumva papa. Yego. Yes. Roger, uyu munsi rero nyuma y'izo ntambara mwanyuzemo, madamu bimeze bite mu rugo rero? Mu buzima busanzwe bwo mu rugo bw'urukundo rw'umugore n'umugabo, turaho duparitse neza.
yes Imana iramutse dutunguye mu rukundo igahita ivuga ati reka mbajyane ahita tujyana kuko turakundana intambara zose zararangiye zose mu rukundo duparitse neza aho tudaparitse neza ni mu mibereho ariko nayo izakunda ntuzi ngo ako uhita umubwira n'akajambo keza k'urukundo oya ijambo ryiza ry'urukundo hari ijambo ryiza rwose nkunda iteka ryose ahantu hose uzabona hari urukundo hagenda hacunya umunezero niyo haba hari inzara ariko umunezero urahacunya rero ijambo ryiza njye mbwiye madamu wanjye nakomeza turize mu rukundo umugabo we yamuhaye akomeza turize mu rugo rwe Imana igiye kutugeza kure kandi ndagukunda uko ubona n'amavaze atajya ava aha ngaha ni nako nanjye nazigera mva ku mutima wawe nazigera mva iruhande rwawe uko n'amavaze atajya ava burya niyo bakoropa abara niyo imvura iguye abara ntabwo ajya ava aha ngaha rero nanjye rero nzaguma iruhande rwawe nzaguma mu rugo rwanjye mbese vuba aha ngaha tugira ngo nituraba dufite amashimwe adasanzwe mumoze ngo ntabwo mbivuze mu rukundo duparitse neza ariko nyine imibereho niyo wenda biba birimo imibereho ntabwo iba imeze neza ko urumva ntabwo twari twabona akazi madamu ntarabona akazi yigiwe ubundi yaracuruza urumva ntitwari twabona ubushobozi ngo mushingire butike hariko abonye n'akazi uwo yacururiza uwo yakorera nta kibazo mu gihe ubushobozi butari bwaboneka n'abadukurikiranye nyine bunagafite uzakamumere kugira ngo imibereho igende neza rero nkuko bimeze nanjye njye mba migahiga nkacishamo nkasimbuka nkajya mu kiyede ubwo nabonaga aho nsenga nkagenda nkasenga nuko Imana igaca inzira yego ariko tunashimira cyane umubyeyi wacu Garasi agenda tuba hafi uko bwije nuko bukeye akadushigikira akatubwira ati mwihangane ejo bizakunda ejo bizakunda nukuri akora iyo byabaga kose bishoboka kose nubwo naka kazi dufite ariko aturwanaho nk'umubyeyi wacu kuko mama wanjye urabizi yibera iwacu Kiramuruzi ni mu cyaro shimirana n'abantu b'iwacu Kiramuruzi baba bambona bakabona ubuzima bwarahindutse ejo bundi nzabasura mfite n'imodoka yanjye naza n'iyanjye nzaza mu yayivode none se eko icyizere cyo kuzatungira imodoka none se ko nubwo njyewe nayizi ariko madamu arayizi madamu wanjye warayizi ariko njyewe ntabwo nyizi ariko warayizi ariko nanjye ejo bundi nzaba nayizi nawe uzaba wayimenye ushake n'ibyangombwa rero muri inshuti zacu ubu twabaye umuryango umwe mujye mudusengera ariko urugo rwacu rwo rurakomeye ruparitsemo neza n'abifuza kubashyigikira akaba bashyigikira yes n'abadushyigikira ni ukuri pe umugani nkano wavuye mu bukwe hari igihe ibintu biba bitameze neza ni ukuri ntabwo biba bimeze neza ariko ku Mana byose birashoboka hasi nafite reba nko muri iyi minsi nari nabonye akantu ko kwiga akantu ka filime making ngira ngo nari nabikubwiye wowe ntanafite n'ikirori cya anniversaire aze ambwire nire kamera nze mufotore mufatire video ame makeya mbona ibirayi bya Diane wanje hagomeza nasa neza ariko ntibatunyuzemo ijisho ndetse wewe urabona ntavuze ikibazo mfite ugira ngo wamenya yuko nyifite neba nk'ubu nk'umwanya wose nicanga mwese se mwabonye inshuro nayuraga uraza nta kintu mwabonyemo Roger nimero zawe abantu bifuza kugushyigikira rwose no kuba bashaka no kuba wenda hari inama yindi bashaka kugira nukuri kandi rwose kandi banshyigikire nukuri banshyigikire rwose bajye bamibiraka anniversaire ubukwe bambwire nayivoderega mwamuhamagara mukamubwira ati twoherereze rega wa muhungu rero numero yanjye
wambonaho unashaka ubwo madamu umuboneye akazi agakora imibereho ikagenda neza ni 079 32 11 83 niyo nomero yanjye wambonaho. Ukeneye ko tugusengera, ukeneye kudufasha, mbibutse yuko iba no muri mobile money. Oya nibyo bibibutse rwose. Iba muri mamo kuri momiriho rwose munshyigikire, Imana izabagirira neza. Nk'ubu njya akenshi na kenshi uba wumva ndi kubwiriza, hari abantu bakindima amadeni y'umuceri wacu, haba igishanga y'umuceri wabaga weze, ubwo twajyaga gusarura umuceri bakankuzaho umuceri ntibawume. Urumva rero hari abantu bakindima amadeni y'umuceri, ariko nyicara ahangaha ugifata nomero yanjye wanyibagiza abo bantu bandima amadeni y'umuceri. Bane ko bimeze. Yego bawukohereze n'utonoye rwose waciye mu ruganda cyane. Umuturanye aherutse kuwuteka cawa undi mwiza uhumura, naje ngira ngo ni madamu wabutetse data we. Nukuri nimugire uyu muceri uhumura turebe ko wagera kwa Roje mu rugo. Amaye bane ko bimeze. Yego ariko dia ubundi ko yigeze kukubwira aka kantu keza k'urukundo naye ntunamushimire ngo tubimenye, cyangwa unamubwira uti nawe ugira icyo umubwira. Yewe arabizi. Arabizi. Mbimubwira buri munsi. Ndamukunda cyane cyane kurusha ibindi bintu byo ku isi. Yego kandi ndamushimira, amba hafi, anyitaho, nta kibazo njya ngira. Yego mu buzima bwose tuba turimo aharanira ko mpora nishimye. Yego rero ndamukunda, abyumve imbere ya kamera. Ni umugabo ufite indangagaciro ziwe nyine zitandukanye n'abandi. Kuri njyewe rero ku mutima wanjye ahoraho kandi azahoraho. Amen. Reka tubashimire no kuri kubw'umwanya wanyu. Byose ikiganiro cyanyu gifitemo igice cy'inama ishobora gufasha abandi bantu bashobora kuba bahura n'ibibazo mu rugendo rw'urukundo rwabo. Cyane cyane mugani muri iyi minsi usanga hari ingo zisenyuka, bamwe bakavuga ati nyamara abahanuzi bihishe inyuma y'irisenyuka ry'ingo. Ariko niba ibintu bishobora kukubaho, uzabanza utekereze mbere yuko nawe watiza umurindi ku muntu ushaka kugusenyera. Niba umuntu ashaka kuvuga ati urugo si urwawe ariko ukaba urubyariyemo kangahe, ukaba warasezeranye, Imana yari ihari. Yego birashoboka ko ushaka kugira ibyago urugo rwawe rugasenyuka, bibaho rwose kuko umuntu ni umuntu. Ariko nawe wibigiramo uruhare kugira ngo urugo rwawe rusenyuke ngo witwaje ko ngo abantu umuntu yakubwiye ngo Imana iravuze. Simpamya ko hari Imana yakwemera ko urugo rusenyuka. Byose niba urugo nta Mana ibaho nigeze mbona isenya. Ntayo ntago Imana isenya. Niyo byaba bitagize ubwayo yo irabishyigikira bigakomera. Yego nta Mana isenya ibaho, ni ukuri kwishobora byose. Reka tubashimire rero. Yego kandi dushimiye n'abari badukurikiye kwifuza kuvugisha. Nimero yawe wayivuze ndanayandikaho yabo uzabavugisha. Yego abari badukurikiye rero ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom.